Ngombwa ngo ubundi hari ukuntu abagabo bajya bitiranya isugi n'isubirane. Isugi yo ni umuntu utarabikora n'umunsi n'umwe. N'isubirane, isubirane ni wa muntu ushobora kuba yarabikozeho rimwe, uri kumva? Ariko yabikora agahita arekeraho kubikora nyine, ubwo akaba yarabikozeho rimwe, kandi umva ntabwo umuntu nyine mwabikora rimwe noneho n'isugi ngahita agushwanyaguza cyane. Kandi ari kuryoherwa. Inyuma rero nibwo yumva ko igituba kiri gutonekara, nyine biba ari gake kuko urumva aba yamusugiye neza. Ikibi ni wa wundi uzagahita gucumita vuba vuba, ariko niyo mpamvu usanga akenshi nk'umuntu bafashe ku ngufu. Hanyuma rero umuntu w'isugi we kuko urumva aba atarabikoraho n'umunsi n'umwe, niba ujya kumutera fingara baba barabisaba ngo niba nyine wenda ugize nk'amahirwe akaguha ukaba ugiye kumurongora, ni ukuvuga ngo ntabwo uzaza ngo uhite ushyiramo imboro nk'uko wafata nyine nk'uko warongora umuntu usanzwe, oya. Ni ukuvuga ngo niba ugiye kurongora wa muntu w'isugi, uraba nyine wamuteguye ubona ko yashyukwe, buriya nawe hari ukuntu ashyukwa, ubu bubere nyine bukaza nyine no ku gituba inyuma, ku buryo ukora ku gituba ukumva haroroshye ariko ukaba utakinjizamo imboro. Twe tukiri kurebera hamwe se ni gute ushobora gutereta isugi, ni iyihe mitoma ushobora gukoresha kugira ngo ya sugi iguhe, hanyuma mu gihe yaguhaye rero ni gute ushobora kuyigora kugira ngo n'ubutaha uzabashe kurongora ya sugi. Ubwo rero uburyo bwiza watereta isugi, ni ukuvuga ngo bakunda kwimana kuko baba batarabikoraho n'umunsi n'umwe. Bigusaba kugenda gake bigusaba kugenda gake, bigusaba mbese nyine kugira ngo nyine ubone kuba warongora isugi, nyine ni ukugenda gake, ukajya ugenda umutera imitoma gake, uko we aba yumva ko byanga bikunda n'umurongora azababara, kuko byanga bikunda biteye n'ubwoba, mbese baba batinya imboro cyane. Ariko nabo barashyukwa, buriya kubimubwira mu magambo ashobora wenda nko kutaguha uri kugira ngo ufatishe isugi neza, kuba wenda yaje nko kugusura ushaka nko kuyirongora, wenda ukaza ukamwicara imbere mugatangira muganira nyine ibintu nyine biri aho, nyuma ukagenda umwinjiza muri mudu nyine umubwira ku bintu bijyanye no kurongorana, kubimubwira ko buriya nawe yagukunda, erega nabo barashyukwa, ukagenda umukoraho. Iyo atangiye gushyukwa rero, kandi buriya isugi iyo ko batararongorana umukozeho kumwe ngo mu muhanda ngo aritarutse akagwa nk'hariya, akavuga ati ntiwongere kunkoraho, ahubwo mukaba mwanarwana. Ariko nk'iyo mwicanye gutya nko mu ntebe, nyine mugatangira muganira, ibyo kuganira bikavaho, ugatangira umukoraho umuganiriza, ukamubwira ati shuti rega mfasha nyine tubikore, ntabwo ndi bukubabaze, mbese nyine ukajya umubwira utugambo twiza. Buriya abakobwa bose bakunda umuntu babwira ngo uri mwiza, umukobwa niyo yaba ari mubi ukamubwira ngo ni mwiza, nyine biramushimisha. Ugatangira nyine ubimubwira, nyine mbese uko ugenda umuganiriza twa tugambo nyine turi segise, ukagenda umukora ku mabere, nawe yatangiye gushyukwa ntabwo yongera kwitarutsa, arakureka. Hanyuma ukagenda umukoraho, bikagera nawe noneho ukora ku gituba, kuko buriya igihe umuntu avuga ati sindabikoraho n'umunsi n'umwe, ukanga kubyemera, ukavuga ati noneho byongeye yari ikigali, aravuga ati reka reka ati izo njuga ntabwo zamfata. Rero kuriya iyo ugenda umukoraho ashobora kukwemerera ugakora no ku gituba. Buriya igituba cy'isugi ni igituba kitararongorwa n'umunsi n'umwe, batarashyiramo n'intoki. Mu gituba cy'isugi niyo ushyizemo agatoki arababara. Ni ukuvuga ngo ubundi hari ukuntu abagabo bajya bitiranya isugi n'isubirane. Isugi yo ni umuntu utarabikora n'umunsi n'umwe. Isubirane ni wa muntu ushobora kuba yarabikozeho rimwe, uri kumva? Ariko yabikora agahita arekeraho kubikora nyine, ubwo akaba yarabikozeho rimwe, kandi umva ntabwo umuntu nyine mwabikora rimwe noneho n'isugi ngahita agushwanyaguza cyane. Aho ngaho rero nk'iyo uretse kubikora agashobora nk'umwaka utabikora, nyuma iyo ugiye kurongorana n'umuntu ashyiramo imboro ikabanza kwanga kujyamo, ariko ubwo ntabwo babara nk'isugi, uri kumva? Ikindi nk'iyo we yashyukwe gushyiramo imboro ntabwo biba bigoye,
asunika nka kabiri imboro ikajyamo yirukanka kandi we aba ari kuryoherwa. Hanyuma rero umuntu w'isugi we kuko urumva aba atarabikuraho n'umunsi n'umwe, ewana niyo ugiye kumutera fingara baba barabisaba ngo niba nyine wenda ugize nk'amahirwe akaguha ukaba ugiye kumurongora, ni ukuvuga ngo ntabwo uzaza ngo uhite ushyiramo imboro nk'uko nyine nk'uko warongora umuntu usanzwe, oya. Ni ukuvuga ngo niba ugiye kurongora wa muntu w'isugi, uraba nyine wamuteguye ubona ko yashyukwe, buriya nawe hari ukuntu ashyukwa, ubu bubere nyine bukaza nyine no ku gituba inyuma, nyine bukaza no ku gituba inyuma ku buryo ukora ku gituba ukumva haroroshye ariko ukaba utakinjizamo imboro. Hariya rero nyine ugenda niba ugiye kumurongora nyine ntabwo uyishyiramo nyine nkuko nabikubwiye ngo uhite uturubika, oya, urabanza ukayifata ukamera nkaho uri kunyaza. Hariya rero ufata nyine ufata imboro yawe ukamera nkaho uri kunyaza nyine umutwe w'imboro. Noneho hari n'igihe aba ari isugi noneho yaranakunnye, uzi ko hari isugi zinyara ubundi umuziro ni uguhita ucumita cyane nyine nkaho ugiye gucumita umuntu usanzwe. Hariya harababara gato navuga ati ntiwongere kuyinkozamo. Iyo ubanje ukamera nkaho uri kunyaza ukagenda unyaza gake gake, hanyuma handi ubona ko hatangiye kuryoherwa ububere buri kuba bwinshi, ugahita nyine usa nkaho ucumita ariko ntuhite ucumita nyine cyane, ugacumita gakeya ku buryo nyine wumva ko hari nk'akantu usunitse, ukongera ukajya ugenda unyaza gake gake unyaza gake gakeya, uko agenda aryoherwa ugenda usunika kuko hari isugi ziva amaraso hari n'izitava amaraso. Iyo ava amaraso uko ugenda usunika nyine urumva tugenda tuza ku buryo imboro ishobora kujyamo, ariko ubundi aba ari kuryoherwa kuko yongera kumva uburibwe nyuma y'imboro yagezemo. Ubwo rero aba ari kuryoherwa ku buryo kabisa wa wundi uva amaraso ushobora kumurongora ukagira ngo ari mu mihango kandi ari kuryoherwa. Inyuma rero nibwo yumva ko igituba kiri gutonekara, nyine biba ari gake kuko urumva aba yamusugiye neza. Ikibi ni wa wundi uzagahita gucumita vuba vuba, ariko niyo mpamvu usanga akenshi nk'umuntu bafashe ku ngufu cyangwa se bakanamutera sida kuko urumva yahatirije na ya maraso n'iki, ugasanga ntabwo bigenze neza. Cyangwa ugasanga nk'umuntu akubwiye ngo ni isugi ukanga kubyemera, wajya kumurongora nyine ugahita utikagura cyane. Uzi ko uriya mukobwa atakongera kuguha kuko abifata nkaho uri umugome. Kuko nanone hari igihe umuntu akurongora akanayakanuye amaso akamubwira webwe hariho umuntu ari kukurongora, webwe ariko n'abareba ajya areba kugira ngo hose ni igisimba n'iki, nyine urumva ku muntu w'isugi utabimenyereye utarabikoraho na kuriya kuntu uba ureba n'ibibaraga nkavuga ati iki kintu gishaka kunyica ushobora kuba iki kintu gishaka kunyica, noneho bigatuma noneho bihumira ku mureno n'agata kwanga ku buryo niyo mwaba mukundana yatuba ati wapi kabisa wapi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nyine nk'uko ndi kubikubwira, nyine kurongora isugi nyine ni uko nguko, ni ugutereta ukayitwara gakeya ukayinginga. Buriya abakobwa bakunda umuntu ubinginga ukamuha keya, mbese ku buryo we kubwe yakikuzana akavuga ati njyewe rwose ndaje basi bariho binkorera basi aka gaseke bariho kampfundurira. Ubwo rero urumva nk'iyo ugiye kugira nk'iyo nyine yaje ngo ubimukorere ukabimukorera nabi mugashwana, urumva ari ikibazo. Bisaba rero nyine umurongore nk'uko mbikubwiye, nyine ukabanza ukamutegura ukabikora kuri nakubwiye, ukamera nkaho nyine uri kunyaza ukirigita ugishimashimaho. Noneho uri umukobwa iyo yashyuka ntabwo nyine yakumva uburibwe ahari, birakurya ariko nyine mugana ukumva biranaryoye. Ubwo rero ushiduka wamusugiye, kandi akenshi iyo usugiye umukobwa iyo mukundana hari igihe birangira nyine mubanye. Buriya hari n'abatipe bavuga ati njyewe n'umukobwa w'isugi uko yaba asa kose ntitayeho kwasi nahita amurongora nkamugira umugore. Ubwo rero ni uko barongora isugi, ni uko bayitereta. Niba utari ubizi rero ubimenye kugira ngo ko ndabizi niyo yaba umugore ufite umugabo ntiyarongora umugore umwe, kugira ngo nibigeraho nyine uhura nayo cyangwa se nibishoboka ko uhura nayo uzamenye uburyo bwiza wayirongoramo. Ubwo rero kanda subscribe
ukore comment, share, like, nanjye nguhe ibiganiro n'inyigisho. Ikiganiro cyacu cy'umunsi natugisoreje kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, turabakunda.